aho bagiye bava mu nzira bagateshuka bakajyamo, tuzaduhora tubereka ko aho bashakira bagaruka, ariko bagomba kugarukana imico itandukanye niyo bajyanye. Bagomba gufata umurongo bakamenya ngo kuba iki gihugu dukwiriye hari n'abazaga kubera ko badufatira mu buzima kuvuga ngo turabaha amafaranga ya development hanyuma ariko mugomba gukora ibi, tukavuga tuti nimuyasubirane aho mwayavanye. Twaje tuyakeneye bose, amafaranga yo turayakeneye, ariko amafaranga atwambura uburenganzira bwacu nimuyagumane. Niyo mpamvu n'ibi dukora ibi by'amajyambere, ibi bintu bigerwa, ndabwira mwebwe abanyarwanda, uku kwiyubaka, inzira yo kwiyubaka turimo ntikwiye gusubira inyuma, ntikwiye gusubira inyuma. Ishingiye ku umwirato wa bamwe cyangwa imitwe minini ya bamwe, abantu bari aho abo ngabo mujye kwanza mubakosora, nibananirana buriya no kubashyira ku murongo birakunda. Dufite imbaraga zihagije, iyo turi hamwe ntawatunanira. Abigira ba kabutindi, kwigira kabutindi muri twebwe abantu dukwiye kuba dukorera hamwe, twumva tuzi icyo dushaka. Ubu ngubu yaturuka hehe cyangwa yaba arinde ku kintu, ugomba kumushyira mu mwanya we. Ni nako abantu nkatwe nk'igihugu cyacu abanyarwanda, ibyo twanyuzemo, uko twakubititse, uko twageze, ntabwo dukwiriye kubivanamo imbaraga, dukwiriye kubivanamo kwanga ikibi tugakora icyiza. Tukwiye no kugira imbaraga zo guhangana n'ikibi. Ikibi gikwiriye kudutsinda ni iki gite? Abashaka kuba bonyine bakagira ibintu by'umujyi mubashyira iruhande, mubihorere. Ejo u Rwanda rutazongera kandi ntabwo byashoboka bikorwa n'umuntu umwe cyangwa babiri cyangwa batatu. Bishaka twese, imbaraga za twese, bishaka twese. Bishaka buri wese ko agira uruhare rwe, hanyuma byose tukabihuza, tukubaka nicyo kintu cyangombwa, bikaba umuco, tugakomeza umuco. Ndetse reka no kwirirwa mvuga turabizi ko ari byinshi, ariko mumbwire muri bya bihugu byaduteye imijugujugu yo kuvuga ngo turashyira abantu hamwe ngo turakora icyaha, bariya bategeka isi nyine, nimumbwire kimwe muri byo kidafite ikibazo, nimukimbwire. hari abambaye amavesiti y'umuhondo, hari abandi babikora mu bundi buryo, hari abirirwa bavuga ngo no murashaka kuva mu muryango twagiyemo kandi murashaka kugaruka kuba igihugu cyanyu, muzi byitwa Brexit. Wajya mu kinini cyane
cy'imbaraga nyinshi, byose nirwa mbitindaho. Ariko ikibazo ni iki, kandi buri wese muri abaturuka muri ibyo bihugu barakubwira ngo, barabimbwira, bagomba kuba bababwira namwe, baratubwira ngo divisive politics, politics of division yatumaze. Niko babivuga, mujya mukurikirana ibiganiro no kuri mateleviziyo barabyivugira, ntabwo ari ibyo mpimbagiye, ibyo mvuga ntabwo ari ibyo bivuga gusa, ndavuga ibyo bavuga. Bamwe baba baje kubitubwira tukabwira turi ko mwadukubise inkoni ishyano ryose zivuga ngo turashyira hamwe twakoze icyaha, kandi divisive politics se mwebwe murayanga mute ko ariyo mwari mwahisemo muvuga ngo niyo nziza dukwiriye gukurikiza, none yabagarutse ite? Kandi kubera ko politics nyine bamenyereye ni ya yindi nk'iyo twabanjemo, igira abahutu, abatutsi, abatwa, mukaryana, abantu bakajya ku mihanda bagatwika n'ibikorwa by'amajyambere bitariho, bagatwika n'akazu kari aho karyamye ku kandi, ubwombe bakabutwika nyakatsi, bakabishyiraho inkongi za rukarakara, bakabomora. Ubwo ngo ni multi something politics. Hanyuma natwe turabyemera, turabifata ngo niko bimeze. Ariko bahoze muvuga guhitamo, uhitamo ibikubereye, nta uhitamo ibibereye abandi. Abandi niyo bahisemo bagahitamo nabi bikabagaruka, ibyo birabareba. Nawe nuhitamo nabi bizakugaruka, nuhitamo neza uzabyungukiramo. Ubu nimumbwire, mu myaka 25 ishize, ibyo twahisemo nabi twicuza ni ibiki? Nta nubwo bivuze ko turagera aho dushaka kujya, ashwi akazi karacyari kenshi pe. Ariko inzira ni nyabagendwa, ugenda uzi ngo aho buri bwira ugeze uhafite umutekano, nibucya urongera ugende, nibwira ucumbike, ariko ni ibintu uzi bifite umutekano muri iyo nzira. Ndi umunyarwanda rero, icyo ngicyo bivuze uvuga ngo uko dutandukanye uko ariko kose, uko dutandukanye mu bitekerezo, uko dutandukanye, uko dusa, n'uko tureshya, n'uko twumva, n'iyi turacyari abanyarwanda bakwiriye kuba bakorera amahoro y'abanyarwanda. Twahuza dute ukuntu dutandukanye kugira ngo tuvanemo ikintu buri wese yibonamo yungukamo? Twabigenza dute? Abavuga ko barwanya igihugu, abavuga ko bashaka kuzana ibyo bazana, ntabwo nzi ibyo ari byo jyewe. Ibyo bazana ni ugusenya ibyo twubaka. Ariko icyiza, abanyarwanda batishyiramo kuba ibitangaza kundi, bo barabyumva. Umunyarwanda wese ugiye ukamusanga aho ari iwe
ukamubaza ikibazo akubwira ni ikindi, arashaka kuvurwa, arashaka kuba yagira umutekano akikorera icyo ashaka, agacuruza, umwana we akiga, akakora ibyo ashaka, yarangiza ndetse ukamuha umwanya wo guhitamo n'uwo ashaka ko muyobora ku rwego rwa ibintu n'urw'umudugudu, kuzamura ukagera aho ushaka kugera. Umunyarwanda arashaka amashanyarazi, ntabwo amashanyarazi yahitamo, ntabwo akwiriye kuba ajya mu bwoko runaka cyangwa mu idini runaka, mu bantu b'idini runaka, cyangwa se mu bafite amahirwe, bagize amahirwe bashoboye kwiga bakajya mu mashuri, bigasiga ababyeyi bacu cyangwa n'abandi bibereye mu cyaro bagerageza kubaho ubuzima busanzwe. Ntabwo ibyo ngibyo mu Rwanda, muri politiki y'u Rwanda ntabwo ariko bimeze.